n'ibibazo ariko iyo nezerewe ndarira ntibuka imirimo y'Imana nkarira yego ndashima Imana yampaye abana bazi Imana baza baha Imana yaje agaciro nabo n'Imana yabo murabizi ko abana nababonye mu zabukuru sinza nkunda kubava iruhande ariko nababwiye ngo uyu munsi nta kintu ndi bukore umwana waje yambwiye ngo atemberane ngere mu bandi ndamubwira ngo yahe mfite umwanya ukomeye haleluya haleluya ndashima Imana rero tubanze turamukanye nubwo tudahaye tubonana yego kandi simbashiriza ariko abantu bakuru mumbabarire mu muco wacu ntakubanza bakuru ariko umuntu wese wobera ukuboko kwiye nkuhomera mwene data hari icyo Imana iri bukore asante haleluya amen 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 ndabizi ko mwakoze kandi muraguma mubikore nta rusaku ndashima Imana ku magambo ndashima Imana ndaririmba ndasenga uyu munsi kandi sinzwara umwanya muremure murabizi ko narababwiye ko ntazi kwandika umukozi w'Imana uzinyihanganira ni wewe nzanshishamwe ibintu noneho sinamubwiye ko narinzi ko ayobora ariko nari mfite gushima yego amagambo y'Imana twumviye aha ni menshi ateye ubwoba rimwe na rimwe jewe nzanye ubwoba cyane umukozi w'Imana yarigishije ngo tuze duhindura strategy ngo niwumva zakomeye uririmbe wa munsi nararirimbye haleluya haleluya ijambo ry'Imana ni ukuri ntirizarizira ubusa yego uriya musore watanze ubuhamya nawe aravuga ngo niba bazakubwira ngo biracitse ngo uze uvuga ngo hariho ubidoda muze mwumvaga ko tuzatuzirikana ibizabivugirwa niwe nzambizirikana kandi nahisemo kuvuga ngo ikintu nzogerageza mbishobojwe n'Imana gushyira ikintu cyavuzwe mu bikorwa haleluya haleluya Imana ihabwa icyubahiro amen ndashima Imana kuba mpaye mvuga imirimo y'Imana kuri uyu murongo amen yemwe nakundaga gusenga n'ukuri Mamudo Ferusi karanyumva ndashima Imana yazanye umugabo wa Nyamuteto bakaba wese narimbizi yari kwa telefona ndaruha ku murongo musigira audio ndamubwira ngo ni mu gitaramo Imana ishimwe ko nawe wahabaye nawe unyumve naje nakumvishije n'inshuti yanjye amen uzuranye amateka menshi kandi niwe wamenyesheje uwo murongo hanyuma Aimable awushiraho ariko uzi gukundana n'umuntu utarakubona utazi ibi navyo ni ibitangaza yego yego uvuga ngo Siberia ko ndamenya gufungura telefone ngo mvuge nsubire mfunge icyo ngo nganzinda kutonto twinshi cyane mureba abantu bari muri Afrika muraye mwicaye twebwe hano iwacu haracari kare sizere niho byajya kuba ariko mwebwe muraye mwicaye ariko nabavuze ngo nkazotaramira hose ijambo ry'Imana riravuga ngo aho uzumvira Imana zivuze abari uzumvira yego uyu munsi nahisemo gutanga umusahada w'ibintu bitatu yego kubera ko nanjye naratabawe iyo wundi yavuze ngo uzubara ijoro n'uwariraye yego nahisemo gutabara bene data bari mu mbohe naraboshwe mu cyo nahisemo gutabara abagwaye naragwaye Imana ishimwe ko hari abandi nabo bakorewe naje nakorewe yego nahisemo gutabara imfubyi n'abapfakazi kuko ibyo zose byangezeho Imana ntabwo icyumvira nababwiye ko ntabwo ngiye kuvuga ubuhamya ariko ndavuga ibintu Imana yashize ku mutima mwancokoje cyane uyu munsi sinzi ndumva sinzi uko meze kandi mwihangane rimwe na rimwe ko numva ishavu ariko simvandikira ibibazo ni umunezero kandi Imana ishimwe ko turi kumwe n'abantu bose twabanye ni ukuri uriya munsi mvuga ubuhamya umukozi w'Imana uri muri Kenya Pasiteri Orida nari muzi ndamuzi papa wiwe yari mwarimu wacu umunsi jewe nashize ijambo ry'Imana mu bikorwa kera
hari hasigaye iminsi mike ngo apfe arigisha, akoresha tiyatere, aravuga ngo imbere ya ntebe bamwe abakorera ibitabo, narari mwibukije iryo jambo. Kandi nanezerewe, umuntu arimo kugenda amenya abantu, abanyakamombo barampamagaye ntarinzi, Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo ngiye gushima Imana utarondogoye, nkunda gahunda kandi nyine sinzi, nicyo gutuma rimwe na rimwe ndamanza gusaba umwanya, kwitokeza rimwe si byiza ku murongo abantu ndaye mubonana, ntusome ibindi bitangaza by'Imana. Yego. Ndashima Imana kuko yambaye kubimenya. Umunsi nagiye ku bitaro, abaganga barangura ngo se ngo baze bankorera kasaringi, ndababwira ngo nta kibazo ngira mu mutwe. Ndababwira umuyobozi Aimable azatubwira ngo tuze tuvuga Imana mu bazungu, sinzi icyo bweza cyinshi, ariko cyo kwisobanura ni ukimenya, ntabwo ari ukubihaye. Ndababwira ngo Imana yankoreye kansaringi. Amen. Amen. Kandi bo iyo babonye umuntu wagize bene ibibazo barishima nyine, kandi kansaringi nyine irakora ababizi. Ariko ndababwira mu cyongereza cyanje kike Imana yankoreye kansaringi. Baza bama batangara abazungu bakakubaza ngo what? Ngasubiramo mpaye nkocanya bakumva. Kandi ntibasubiye kubimbwira. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ndashima Imana ko uyu munsi wa gatanu niwo twazaga dusengaho Imana, aho nababwiye twaragiriye amasengesho, Imana imperaho isezerano ko abageni bagiye kugenda. Niyo mpamvu nanezerewe cyane. Uyu munsi namye mugarura, mbona twiriwe nanjye nicara hasi kuri mu mahombe. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Murumva ko hatujije cyane. Nabwiye ababyeyi b'abana ndababwira ngo uyu munsi ntiyagira umuntu ushaganye. Haleluya. Haleluya. Kandi babyemeye n'ukuri ko muravunda none. Nahagaritse sinza nkunda kuva abana banje iruhande, ariko navuze ngo sinobarutisha Imana yabampaye. Yego. Imana yampaye ba Mushambaro, imbeza bagira neza, imbeza bandatabarutse, imbeza banyamasoso, banyazahabu. Ayo ni amazina y'abana banjye. Yego, yego. Haleluya. Haleluya. Noneho na se umugabo w'urugo ndamufite, umwana waje ni umukirisitu, yasigaranye impano ya se. Kumva ndaruhutse, icyo mubwiye cyose aracumva kandi akacyubaha pe. Iyo mubwiye ngo umunsi ni uwo gusenga, yohagarika ibintu zose. Amen. Haleluya. Imana nohibarutisha se kandi ariyo yabampaye. Amen. Uyu mubyeyi washimye Imana we ndatangaye. Nababwiye ko nasenze Imana, mbwira Imana afata urupande, ndayibwira ngo Mana uru rupande waruhindura inyama igapfuka. Imana izirema ikarema ubusa, ariko urupande rw'ihuzu ndagira ngo yari na kote buzijya bazaga baduha mu bitaro, ntabwo yari na siperi cyangwa ngo ube bazi, yari kote. Ariko Imana ihindura uruhu rufuga igufwa. Amen. Amen. Nagira ngo mbabwire bene data, umuntu ufite ikibazo uyu munsi ni ukuri ntugifate nk'ibisanzwe. Oya. Imana iragira icyo ikora. Amen. Umuntu ufite umurwayi, muri make uriya mubiri yarigishije, sinzanyibuka amazina, yaravuze ngo umuntu agira impano yiwe. No kwigisha ndabizi, no kuririmba ndabizi, ariko impano yanjye ni ukwizera kandi nkakubwira n'abandi. Asante. Iyo ni impano yanjye, birazwi, nza mpfa kwinanika. Bamwe bakambwira ati noneho nawe igihe nagiye gukora citizen y'ubwenegihugu koga ko ndashimaga ko ndavuga imirimo y'Imana. Yego, yego. Noneho abana barambwira ati ariko noneho mama nawe noneho warakabije, uko citizen nayo kurizera ndababwira ngo nzayifata kandi ntawe uzonsobanurira. Hari ukuntu nyine abatazi icyongereza baza baca mu zindi nzira bakabakorera, jewe ndababwira ngo nzokuvuga. Haleluya. Amen. Ndababwira ngo hari aho kwizera kutaza kugera, aho kwizera kurabona ko citizen iruta kwizera kwatumye urupande ruhinduka uruhu rukamera. Yego, yego.
yego mama ndagitora nagiye munsi wa mbere ndagikora bamambwira ngo ndapasinze. Haleluya. asante asante Uyu munsi rero natanze umusarada wo kubabwira kwizera, kuvuga imbaraga z'Imana. asante Uriya muvugabutumwa yaravuze ngo ntituzoza tubona Imana ngo iri kure ngo tudahaye tuyibona. Uzuyibutsa imbaraga zayo, ko ndabibutsa imbaraga zayo, ko ndabibutsa jewe Sideri wayo babwira ibyo nabonye n'amaso yanje, ibyo nikoreye. Uyu niwo musarada nahisemo gutanga, sinobageraho. Nicyo gituma nababwiye ngo muramukanye, mu ndamukanyo y'urukundo hari muri iyo ndamukanyo hari umwuka mpaye mbona womanuka ukakugirira neza. imana ishimwe Yemwe nta kintu kibabaje, naraboshwe kandi sinamaze iminsi, ariko kubohwa ni igitangaza. Ariko umuntu wese mwaravuze ngo bamwe muri pirizo baza badukurikira, ubanyumva uri muri pirizo cyangwa ufite we, naje ndamufite, naje mfite umugabo wamusengeneza wanje ari muri pirizo, amazemo igihe kirekire, yari yabohanywe n'umugore baramurekura, ariko asigaramo. Ariko uyu munsi umusaga natanze ni uwo kukubwira kwizera uguhagarareho. Imana iragira ntabwo twataramiwe. Narababwiye ngo si ukubifatira bene data, biragatinda. Sinobifatira ngo mvuga aya magambo, sinobifatira. None bene data jewe nahisemo gutanga umusada. Narababwiye ko ari gerenade banteye. Noneho iri jambo rivuga ngo duhagarare kwambara intwaro zose. Nje intwaro yanjye ni ngaho mfashe gerenade mu kuboko, izi sandara ikagera hose, ko yaransandariye isandara mu magufwa. N'ubu ngubu ndababwira ko nzangera hamwe bikajwigira, usibye ko nabyo narabwiye ngo buceceke. Iyo gerenade ntera igenda igere mu mapirizo, igere muri abo bana babuze bataza bavuga. Mbese ikibazo cyose sinkiza, ariko Imana ifite impamvu. Narayibwiye ngo nzakora icyo wasigarije, hanyuma numara umpamagare naje nzotange raporo. Haleluya, amen haleluya, haleluya Imana ihabwa icyubahiro. amen Imana ntizi buri kwigira yeme. Nagaza mvuga ngo se amagambo nzoyabwira nde, nzoyavugira he ko ntazokwira isi? Ariko Imana izi buri kugira nekuru, izana isi mu biganza, nyicaranye isi hano mu nzu yanjye, nawe urayicaranye. Ibi bintu byose uwo niwo musarada nahise mfite amagambo make ashoboka ko nashaka ngo mbe numve, ariko mfite umunezero mwinshi cyane. asante Rero ndarangije, reka narababwiye ngo mfite ishimwe nzatanga. Nahisemo ahantu hose bazovuga gutabara imfubyi n'umupfakazi, sinzosigara, nzambikora.